Mwaramutse. Mwaramutse. Kunumva mwayura ni amahoro. Se warwaye? Ninde ni Diane. Ni Diane. Harika abantu murasuzugura kwe. Ntabwo uteze amatwi ngo mbice nkubwira. Nta n'isoni urangije muri telefone. Ni we mama. Ariko tushobaje waje gusuzugura. Muraho. Umva nta muraho ndenda shaka amafaranga. Uyu munsi tufite zinga. Tufite zinga. Nje ntabwo njye amatariki menye iminsi. Umenye iminsi wa gatandatu. Uri kwa gatandatu. Ubwo umenye iminsi se ko kitanyishe amafaranga yawe. Ubundi se wanyishe amafaranga guti wirirwa ubu izini wirirwa cyane ukabyuka utetse cyakora warakize nta mafaranga yawe. Ma amafaranga yanjye iminsi rero harenze iminsi 3. Tariki yarageze. Wowe iki umunsi turi kuri zinga. Nyine je nakubwiye ko ntabwo njye menya amatariki menye iminsi. Kwa gatandatu ngo nyibutsa wowe. Wowe mpa amafaranga yanjye ngira ngo kwibutsa igihunjire mu bakize amafaranga yanjye. Egera he. Egerayo uza guterura inkona ahangaha niho ukote. Igiza hari iyo nzu ariko mwagiye mumenya ko abantu twubaka inzu zacu tuzarenza mukaza kwirirwa muzikiniramo. Ahubwo se mwari murahora. Dore umukomisiyoneri arenda kugera. Ariko tungo ryanjye none se ushaka kugurisha imbwa ariko reka mubwire undi mutiko urabizi njya kwishyura neza sibyo ariko ngubu pe ikibuga kimeze nabi byaranze nta nahantu wakora none si amafaranga buze nta nubwo uzakugumbwire ntunama magara cyangwa nyandikire SMS urabizi urani ndagutinya pe akwagira mawe jambo mbira oya ariko jya umwinyura akwagira ureka ese buriya koko mana buriya se oya ariko buriya ahubwo iyi nzu yawe rero hari n'ahantu hava nubwo ari mu mvura ahantu hava se reka nze gato buretse nze gato icara ngo ndakuvugane kanze gatoya mbega ibyo mpuye nabyo we hoya ariko nta bintu birenze naringiye erega buriya ese nk'ubu nk'umugabo wasanze mpagaze umugabo wanjye se ntuzi ko umugabo wanjye twatandukanye jana ubwo amafaranga yabuze rwose pe babari nawe ja wambabariye ukuri nzakwishyura amafaranga y'inzu Imana izayampa nzakwishyura nta kibazo n'iki oya ntabwo wamumbonera ubusa rwose se wamumbonera ubusa ahubwo ako mana kari turebe aho hantu waruvuze hava tureko nazana n'umufundi akahakora mwabarira ikizi tugende nyine ako ntukagire ikibazo ego uri n'umusore mwiza rega buriya ushobora no kubirangiza ukajya uyiberamo n'ubuntu oya nta kibazo tugende nyereka aho hantu sibyo nyereka aho hantu hava ndebe ko mukanya mpamagara umufundi ujana rintetse oya ntacyo ntakiririza oya ntacyo se waretse nkaza hakwereka ese nahagana hehe ariko naza hakwereka ikindi gihe rega ngwino uhanyereke ndabona hari imyenge myinshi ntabwo mbasha kuhabona ariko ngwino urasenga ubaye iki ngwino nyereka ariko hari mfite ibintu byinshi ngomba kwigira hava se ko ari heshi wamenya ari hehe oya uriko ngwino uhanyereke hariya se nahara ndabona hari hava reka tube twicaye gatoya reka nicare gutya tubashe kubona twese iyo ugumisha intebe ahangaha oya ariko nawe jya ugire oya jya unagira ngo se ubona reka nanjye mba mbikeneye nta mabuja ariko nzakwishyura pe uzanyishyura ese kunyishyura ubundi nakwiye ko utazanyishyura oya ariko twanabihwanyiriza nta bintu biba biri se nawe
ukuri ndakwishyura igitenge kirambangamiye si wagikura oya mabusha wakirekeyemo koko oya ndumva nagikuramo ndimo ndashinakwira wanteze oya gikoraho n'uduce ariko wumva kuzi ukuntu ndihoho rero ese tuvuge ko uri umwana amafaranga yarabuze cyangwa inama yaragukandagiye amafaranga niyo nshaka cyangwa ntabwo nicyo nshaka ariko uri mabusha kuba mabuja bivuze ko se tutabihuza ni ukuri kw'Imana uri mabuja pe mabuja se ni ukuvuga iki ndakubaha kunyubaha se ni ukuvuga iki ndagutinya erega iyo byageze aho ngaho ugomba akuri keza uri agasore keza mabuja ni ukuri ariko ushobora no kuba uzi no gukora umuti buriya ntabwo uzi kubikora ibyo se ni ibiki ubundi umbwira ngo iki se tuvuge ko uri umwana ntabwo ndi umwana ariko ibintu umbwira ntabwo ngewe mbizi ngo iki uri kumbwira ngo iki ndarota cyangwa umva nkubwire ukuyeho mbimwe bigende biteze mbimwe bigende biti ahubwo nyine ubwo bose bumeze bite mabusha wande oya ariko reka tubanze turebe reka nawe turebe ariko se rya wamboneye ubusa umva nkubwire muri gukinisha ntabwo muzi nakujwigiriza ese uri kuza umva nkubwire iyi nzu ni iyanjye uri kumva iyi nzu ni iyanjye ngo birayireba ntabwo waba uboneye gusa afazari ngenda navuze indi rumvuge ko ufashe ku ngufu none ndavuze indi rumvuze ko uvuze ko abantu bose bakurure urabikora cyane ubikora urabikora ngo kigenje kwishyuza unyuza mu nzu ngo inzu yawe irava nta n'isoni ndavuze ngo kandi none baragutwara hano ku mapingu urabikora cyane ntabwo ubikora urabikora cyane ubikora twumvikane nyine si byo mbashaka nyine akabunda ashaka ko eko uzana n'akaboko hasi uri mu biki ubwoba bw'iki se urongeye nk'ubwoba isoni z'iki se use nk'umugabo wawe nk'umugabo twatandukanye hano reka buriya nuko ubona baba bazana hariya nta mugabo reka mfite unabyemeye ukabyemera hano waheruka nawe ukahagira iwawe imitungo yose hariya na zindi zose zo nkodesha tukabana nkakugira neza nta hose ndashaka kuhavugurura nkagushyiramo amarange iyi nzu ubundi ni uko waje ubabaye nkahita nyiguhereza ntabwo nayikodeshaga nayishyiraga mu bintu by'amatungo amabashari n'umuntu mwiza ndi umuntu mwiza si amafaranga ariko nta bintu birinze njye nakwatsa ni ukuri kw'Imana kariya kazi ukora ukavaho ariko nawe ndumva wabishatse ndumva cyareze cya Nyiriromba ahubwo tugende tugire uko twigira ariko se ubona mba mbyukiye mu rugo rwawe nishimye noneho nkaze ariko jya ubanza urebe ubona akabere kahagaze kumenya uri ikiremba ibintu byose naherekane nkwereka nta kazo nambaye nakweretse ubu tuvuga ko nta no kugira gutya uri umuntu mwiza kuba ndi umuntu mwiza bivuga iki nimba ari umuntu mwiza nyine tugenda oya ariko tugenda sina n'akabizo wamazi oya ariko basi nta kabizo ariko se uretse nkwereke ubundi we nta n'ubuzi gutereta ngenza yamwigisha gutereta wumvise kugira gutya hasi ubundi ko mbona wipfuka ko mbona wipfa bite byawe nyine mvuga ngo nisirika ese uri mu biki nyine ngewe ngiye gutangira hanyuma nyine hanyuma ako se mureka gute ko ni kuri na keza uragasuri keza ndi umuntu mwiza yewe azi ubose abimenye ntawe ushaka kuko nese ubundi ni iyi nzu uyabonekana none se oya si iki wayiki usereka kumvira nimba ubyanze turangiza amasezerano ihita usohora ibintu byawe ugende undimo amezi 2 sohora ibintu byawe ugende kuko ntabwo waba wambonye kano kageni nakwigaragarisha ngo nurangiza uca amazi pirive y'iki amezi umaze utanyishyura n'amezi 5 nakora gira vuba ngo nagize ndavuze ngo sohora ibintu byawe ndavuze ngo ibintu byawe cyangwa usohore sifite message unyishyura kuri telefone ngo waje kunyishyuza nyuma sahanga mvugira ni wawe ibi byo none uko yabimeze kose n'icyo wayubatse nimba none yari inzu yawe urumva
Ayi ntago ari butike icuruza udukingirizo. Ngazana agakingirizo njye kwikorera. Agakingirizo se gutagafite. Njye ncuruza ubukingirizo. Tugende mani tugende. Ntabwo nabijya mu gutogosa. Ariko se tugende. Niba uri muzima nyine nawe mpamvu ufite. Urasohora ibintu byawe cyangwa? Ubuzima se ni ndavuze ngo urasohora ibintu byawe cyangwa? Ndavuze ubuzima ntabwo. Urasohora cyangwa ntabwo? Ndavuze ngo sohoka. Sijya wakakonye kukagira sohoka. Ndavuze ngo sohoka ibintu byawe byose. Waje kwishyuza. Ndavuze nyishyura rero. Uzagaruka naho nyishyura. Ndavuze ngo nyishyura. Uzagaruka no kumpapiriya. Ariko reka mubwire sijye kutwiha abantu. Kuri nimbwa manzi. Kuri nimbwa kazi. Kumvikana iki? Nimba utari we ni mutashaka kumbugo. Amafaranga cyangwa usohoke. Urabyemera se? Nta piriyave cyo nshaka ntabwo waba undebeye ubusa. Waba undebeye ubusa? Nta piriyave ntange wanjye. Imbere amezi yose wamaze ntabwo wigeze unyishyura. Sohoka piriyave warayihaye. Ariko reka nawe wabyoroshya tukagenda. So urabona ujewe hakuzi kugenda ibikira maranye nawe yese ubona hari ahantu hari nta bintu birenze ndumva na bwana bwapangaye tugenda rero ntago yandurira mu ntoki oya reka ngiye n'ubwo bwana mbere tujye mu cyumba rero iri hanze aha muri Kigali oya ntabwo ndwaye hano hanze hari oya ntabwo ndwaye sida ariko ko nawe ndetse ko oya subona ubu ngubu ikintu kigiye gukurikiraho iyi nzi igomba kuba yawe ntabwo nzongera kukwishyuza ukumva n'uwaza kuguhagarara hejuru ujye uhita ukora cyangwa uragira ngo nzajye nyinywera n'ibinini oya ngwino nubwo icyumba ari icyawe ariko ngwino ako jya imbere ubundi nijye wihakare ubona ntabwo kubabarira wabashe tugenda rero ariko jya imbere tugende wajya ureka kwirasa imana